Ako sibyo ndakubwira kuva ryari yuko ibintu urimo gutekereza atari byo. Ese niba dukundanye iyi myaka yose nimubwo ngo ibintu urimo gutekereza ntabwo ari byo, wambaye ukareka kurira. Ndakwinginze reka kurira. Okay. Ibintu urimo gutekereza ntabwo ari byo. Ni gute utekereza ko ngo ntabwo ari byo kandi nicyo ntiboneye? Uriya mukobwa okay reka mbyemere ko kuva igihe tubonana rimwe na rimwe mukumva neza, ariko ntabwo mbonana nawe ngo tugamije tumbonana nawe kuko tuziranye. Ntabwo mbonana nawe ngamije iki, kandi ntabwo ndi hano mbonana nabigize. Chris, nta kintu wanyumvisha muri kano kanya, nta kintu kimwe wanyumvisha ngo nyumve. Yego nta kintu ndi bukumvishe kuko muri aka kanya urimo kurira uranababaye, ariko ni muri nkonde basi nyuma. Numva iki ntabona. Akoze ikosa urimo gukora, urimo kunshinja ko nasuranye n'ex wanjye. Sikira nkunda so much. No you don't. Ntabwo nkunda. Nkunda ntabwo wakankora biriya bintu. Ex wambwiye ngo iki? Wambwiye ko ataki mu buzima bwawe ari njye nawe. Wambwiye ko mwatandukanye na ex wawe. Kuki mukomeje kurukana? Nabigusobanuriye sibyo? Ntabwo ngurukana nawe, sinanakora iryo kosa. Niki ntabona? Nicyo utanyereka? Nabigusobanuriye shi wanjye, ndagukunda. Okay. Ntabwo nkunda w'imbeshya. Ntabwo nkunda kwiza kuba nkunda. Ntabwo akawe kirukukana n'uwo mukobwa. Basi ko nimba uko mbonana nawe cyangwa uko mvugana nawe nimba mbona bikubangamiye nanabihagarika. Mbona bimbangamiye. Chris. Yego. Aka gahinda mfite. Nuko nishimiye kuba uri kumwe n'uriya mukobwa. Ntabwo nanjye nshaka kugira agahinda. Uriya mukobwa rero namuvana mu buzima bwanjye. Niki nakora? Uriya mukobwa namuvana mu buzima bwanjye burundu. Ndamuvanamo. Ntabwo nkunda. Sibyo? Ntabwo nkunda. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Kuko imyaka tumaranye ntago uriya mukobwa ushaka umuntu natandukanye mu myaka nawe irenga ingahe niwe nasurana nawe. Ese na mara mubaza. Shirangiye uri mwiza, sibyo? Ndagukunda. Ntabwo ko nimo kujyanye n'uwo ex wanjye. Ntabwo byashoboka. Biza kunkunda. Serana ko tari kumbwira amakuru hano wari waragiye mba ndabona fresheri zirakwishe. Ndiko inoti zari zihari hano waruri. Hari hameze neza ntabwo rwose biragaragara kureba ndabona amabishu ahantu hose bareza nayo byumba mbere cyo mukundi bahora umva fresheri zarakwishe. Subize se ngomba kujya ku cyangwe zibarire kuryo n'umuntu wese uzajya mbona azajya abona ko ndi ku cyangwe. Kagasoko se ko ndi ko naragasirimu we. Ariko nawe arakeye. Nise uvuga ngo ndakeye wona nyine. Yego cyane. Aho nakagakrima gahari nyine ariko kamende nyine gatuma nyine nsa neza nta birenze ntabwo nakuruta nawe urabizi. Bari laye ndakuzi ntujya wiburira. None se ahubwo ko tari ku mafaranga. Ku mafaranga se? Mva tugomba gusoka tukayagwera. Nicyo kintu gukora. Sibese. Uyu munsi umuntu turasohokera mu kaye kabarira umuntu akaye kagezweho muri uyu mujyi. Nimba turajya he? Ngozanye faranga no kujya ahantu hasirimutse none nabyo byo kuvuga ngo turajya ahantu hafeke. Turarya tugataha ubwinda zuze. Ushaka kurya Ifi gusa ifiriti. Ahubwo se nari nibagiye kukubaza. Kutambwira amakuru ya Cenko bimeze bite utari kumbwira? Akaraye n'ujya wiburira. Wizubaza wawe. Bimeze bite amakuru? Aha ahubwo se Vale, urabizi yewe turi inshuti kandi cyane.
urabizi ko nta kintu nyine naguhisha ibintu byanjye byose uba ubizi tuganira ariko kakubwire kano kantu kumbona sibihinduka uratandukanye se ariko ikintu gihari ndumva nshaka gusubirana na Chris kimari wagira ikagusa ko ariko ubundi ugira ubwenge ubwo se cyafite umwanya wo gusubirana n'aba ex nakuri ndumva nshaka Chris ariko banza amafaranga kuye hari ahantu ari ariko kongoza umva uriya mutipe ugiye kumwangiritsa mbwira iki mugiye kwangira cenko ku buryo wahita uvuga ngo ugiye gusubirana na ex Chris ndamukunda ariko nizere ko uri kurota ntabwo ndi kurota bane Chris se ahubwo reka mubaze urabizi wowe ko agukunda se ahubwo Chris ankunda kubi nta nubwo yaba atanamfite arankunda ubu se hashize igihe kingana iki ukundana n'uriya mutipe ubu Chris yarakikwitayeho yarakikurindiriye ariko muko wabanza ugashyiramo akenge muri ibyo bintu utangiye kujyamo bareka nkubwire nubwo Chris afite umukunzi bakundana ariko ngenda ndabizi ko yagiye kumukunda ariko Chris yarankundaga kandi ndabizi noneho uretse tugiye gusubirana urebe arahita ankunda ndumva ndi kuguseka sindi kubona mbese ndumva ntazi ukuntu ndi kugufata muri aka kanya kubashya noneho urebe iki ntabyo nanyweye ahubwo niwo umva nyumvira ngo ugiye gusubirana na ex ubwo se ex wawe wumva akikwitayeho ra mani nyamara atekereza nareka nkubwire tekereza kabi cenko mani yagukundaga ngenda bizi njya mbona stati zawe kuntu ahora yagupostinze aba yagusingiza yakuvuza ibisigo n'imivugo ntavuga ukuntu imeze Chris reka ikiganiro tukireke ntabwo ndi muri mude y'amagambo y'urukurumika rukanze okay ndiba kubona ibintu urimo kuvuga koko bikubangamiye basi noneho basi nyuma ndabireka okay ndabireka urabireka se ubona mubwira ko mutakiri kumwe arabizi ko tutakiri kumwe ibyo ngibyo agomba no kubimenya arabizi ko ngukunda narabimubwiye inshuro nyinshi niyo muye nawe inshuro mvuga ko ngukunda ni nyinshi na amagambo mvugana nawe 90 80 yose abone ko nkundana n'umuntu nkundana nawe Chris nuko naguhaye umwanya ngo tuvugane nuko nkigukunda Emeline nawe ndagukunda sibyo nafashe umwanzuro wo kubifata naguhabifa kandi ubona ari by'amahoro n'ukuri ntabwo byaguha amahoro kandi nakurekana nawe mugakomezanya inzira ntabwo of course ndagukunda iyo mbona gukunda ntabwo mufite kano gahinda bakugukura umutima wanjye gushebuka Chris wanjye okay have ndagukunda n'umutima wanjye wose ubyumva ubishyire mu mutima wawe ubishyire no mu bwenge bwawe mukunda wese wowe Emeline rano ntabwo mukunda sinshobora no kongera kumukunda ibyanjye nawe byararangiye nimba nibyo byakubangamiraga nabyo ndaje mbivane mu nzira bigenda birambangamira pe okay birambangamira okay makanya rero ibyo ngibyo ubireke ntabwo nshaka kubona undi muntu atari njyewe yego Chris ndagukunda ndagukunda ndakwinginze ko gishoboka cyose sinzongera kubona n'umukobwa ndakwinginze niba bakunda kubingisha wanjye sinshobora gusubirana n'ex ntabwo bishoboka bajya bavuga ngo ibiryo wahaze ntabwo bakongera kubitamiraho okay kandi buri ibiryo byanjye nazigira amaga mu buzima bwanjye kama urabunda Shimukamuzi pe ariko bibaza reba ukuntu uteye reba ukuntu uteye reba ukuntu umeze reba ukuntu useka reba ukuntu ufite igikari cyiza warangiza ukajya kwigeranya n'uriya neza ku cyumba wandiza ku cyumba wandiza ntabwo nzongera si ko nagenda nakunda yuko warira wenda amaso yakaba umweru cyane gusa ariko wanjye wose ko mukunda cyane ngaho rero utaha sibyo njye n'ubwo ndaza gukorera
Unashaka guseka. ndaza kukureba mu kanya. Promise. Yeah, I promise. Akongera kwamubera rimwe. Vale, nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenda. Gusa icyo nakubwira, Cheko yankundaga cyane. Nta kintu nigeze mubonana turi kumwe. Pfa kumuhamagara gusa. Nubwo yaba ari mu nama yahitaga yitaba. Ikintu cyose mubwiye, ikibazo cyanjye cyose mubwiye akacyumva, pfa kugira akabazo yahitaga nsanga mu rugo. Akambaza ngo bimeze bite, yari umwana mwiza, yarankundaga. Ntago nanjye sinzi ukuntu umeze pe. Ndumva ntazi ukuntu umeze kumva ko ndi gukunda Chris. Nangereka mubwiye ibyo byose uri kuvuga umva ndumva ari ubusa imbere yanjye mwese kubizi neza ko Chenko yagukundaga. Niba ubizi neza ni iki guteye kumureka ukaba ugiye kwirukirira ngegera ngo ni Chris haya ngo ni umu ex wawe. Vanessa wajya mbisira ndikuwa ko nanjye ntazi ukuntu biri kugenda. Man ndumva uri kumbabaza. Cheko aragukunda nge ndeba statize yo kunirirwa yakudara cyane hose rana umva waramusashije ariko we nturi kubiha agaciro ko Chris ntabwo ari kutabiha agaciro ariko hanze hari yarakuroze. Vale icyo ndikubwira uyu ntabwo mbizi nanjye uko uri kumbona uko uri kunyumva ariko ndi kwisanga sinzi impamvu ndi gukunda Chris cyane nubwo Chris afite umukunzi bari gukundana ariko Chris ni ukuri sinzi impamvu ari kunza mu mutwe wanjye wumva umutima wanjye uramushaka ngumva ndi kumukunda cyane. Ubivuze neza rero ubivuze neza ko Chris afite iki afite umukunzi uri kwiruka he inyuma y'umuyaga. Sevani wagiye uyumva ko umva hamva mubwire rero nana ngereka mubwiye n'inshuti yawe kandi nta kintu nakubwira cyo kugushuka cyangwa kukubeshya. Umva ndakubujije sigaho reka ubwo bushinzi n'ubwo bushyomotsi ukundura mutipe wareka kwiruka nyuma y'umuyaga kuri Chris nyamara bizakurushya ugiye inama n'inshuti yawe n'udashaka kubyumva ntuzangaruka undiraho ibintu byose simbikubwiye ndakubujije wanze kunyumva ntuzangaruka undiraho. Vale nafashe umwanzuro kandi ndi mukuru ibyo birakureba kandi n'uwo makuru yakahise ubu yamenya gute mani bro amakuru yakahise igomba nikara ikintu nibaza iyo ndaya bari bayibomoye nyine bamubomoye baburiye kumwishyura wembire story nyine bayibomoye kumva ishaka kurya menshi barayikomagora ari ukuntu ikibazo kizana akinjira mu nzu akibona agafirigo akibona agateleviziyo niyo mwavuganye gitanu ntaritasi ngura amakenzi urayafite se mwayanywereye cyane bivuga ase cyoko reka mubaze cyo cyana cyawe ngo nizo bitumira n'amata umuntu isubwa guzi ibintu nyibukije mama washwaye imeze manirana ni ikigoryi mwana mvuye buryo na mukobwa twari tumaranye igihe urabizi yo yego n'igihe cyose twari tumaranye sinigeze mbona yitwara nk'uko nsigaye mbona yitwara mwana subu byateye n'iki cyangwa afite abandi ku ruhande agakigukundana ntabwo byabyiza ibintu byarana tutabivuzeho kabisa. Umva ari hatari kabisa Rana telefone ye ntikiva ku gutwi buri kanya bari waiting call guhera twamenyana bitangiye ejo bundi. Rana iyo turi kumwe sinza gahunda numva bari kunyibwirishwa ngaha bampereza amakuru bambwira sinza gahunda bari kuvuga mani Rana ntabwo mbizi niba ari iki kintu nzakora niba ari iki nese ubwo urukumva utaragiye ku gatebe k'abasimbura ariko cyazereka mu bwiza ukuri ariko hano hanze hari ibyana byinshi washaka ikindi cyane mugakomezamo
ibintu byo gushaka ibindi byana ntabwo ari cyo kintu ngiye mba nitaye kumva kubera ko Rana ari kumbabaza muri iyi minsi pe. Rana igihe cyose twari tumaranye sinigeze mbona ari kwitwara nk'ukuntu ari kwitwara man. Ntabwo mbizi niba ashaka kunkatira cyangwa hari ikindi wenda ashaka. Okay. Niba ari amafaranga narayamuhaye man. Sinzi ntawamenya kabisa ko ndabona yo gukomanga ajya kureba ndebe mandaje. Hey baby, how are you? Hi. So, nise kuva ry'indozo ukagarukira no ku muryango. Let's get inside. No. It's in bed. Tushinde mu rugo njyanye n'abantu na wundi muntu. Wapi ndaguma hano. Okay. Base makuru meze neza. Makuru ni mabi. Asanga. Ikintu cyari kinzanye hano. Hey wait. Nijumega mwibona se? Cyane. Biragutunguye se? Wow. Nize kuva ryari? Kanongeye cyo. Ikintu cyari kinzanye hano. Ndumva watega amatwi nkakikubwira. Okay. Ikintu cya mbere nje kukubwira nuko numva gukundana nawe ntakibishaka. No way. Umva twaba tubihagaritse. Uvuze iki? Umva twaba duhagaritse urukundo rwanjye nawe. Ako noneho sinzi maybe ko hari ibintu wanyweye. Ntacyo nawe sanzwe se. Gambere wait. Bwa mbere mumagaye mu izina ryanjye. Bwa kabiri kuva ryari ibyo bitekerezo byaje bite byaturutse he? Umva nsigaye mfite undi muntu arwaye umutima kabisa. This baby why? Ko ntakiri type yanjye. Kubera na mbere narabibona. Utangira uri kwitwara nabi, uri kwitwara ukuntu nkakubwira ko ibi bintu ntari kubikunda still nkabona nta kintu na kimwe uri guhindura. Buri wese akakubaza. Buri wese afite amahirwe yo kuba yakunda uwo ashaka. Ubwo rero mbakubwiye ko njyewe ntagishaka gukundana nawe. Ndakeka nta n'ikibazo kirimo. Kakubwira urabizi ko nagukundaga. Kandi nta n'umunsi ntigeze ntagukunda. Umunsi wose naragukundaga igihe cyose twari tumaranye. Ariko bibaye ngombwa ko ntagikomezanya nawe tukaba duhagaritse. Serana. Karama. Hari ikintu na kimwe ntaguhaye. Hari ikintu na kimwe se nigeze mukorera. Niso umuhungu wundi wabonye ndushiki. Nicyo afite ntafite. Niki kintu gukorera njye ntashobora kugukorera. Ni ibihe byiza byose twabanye n'Imana. Wa mukobwa uri umwe mu bakobwa nabwiye ko uri umukobwa w'inzozi zanjye. Wanyibagije abandi bakobwa bose. Ariko niba ibintu uri kumbwira ku bikoroheye kubimbwira ndekura. Kandi ibyo ndi kukubwira byombi. Ndekura Rana. Nonse wagira ngo bigenze n'uko. Nisi urashaka gukora ikindi? Uri ushaka kwisubira ukambwira ngo ibyo urimo wari muri plan. Uri ushaka kumbwira ngo ibyo urimo ntabwo ugeze ubitekerezaho neza. Ibyo ushaka gukora se biraza gusubiza iyo n'ibindi usigaye ukunda. Ese abakobwa ni ukubera iki? Uko iki muduhereza agaciro abantu bakundana. Ubuze abakobwa bose umuntu atagirengagiza. Ese wanyumvise? Okay. Wabonye icyo washakaga wawe? Ntabwo binyoroheye nanjye ariko ndumva twaba duhagarikiye hano.
kandi ntabwo kuba nkubwo ngo tube tubahagaritse ariko ntagukundaga ariko ariyo biba ngombwa ko dukunda abantu haranagabanya utugambo twawe tw'uburyarya ntabwo ari uko utankundaga umuntu ukunda ntabwo wifuza kumubona ababaye sibyo kubwira ngo ndakura umuntu ukunda uza ubyuka uza kumutera mu rugo uje kumutera agahinda gusa ibyo bintu mbwiye byari kurutwa no kugenda ukabyihorera ugakuraho telefone yawe ntabwo ushaka kubura sinzigera n'umukubona ayo magambo mbwiye ntabwo anyoroheye kumva habe na gatoya ndabyumva ndakwinginze reka gukomeza tubyo ariko nanjye nta kundi kuntu nabigenza Rana Karoli if you don't want to stay with me get out of my eyes get the fuck out of my home go I don't want to see you again go okay nari Rana ndakwinginze sero no ubaye iki kurya guhobera ukansubiza inyuma kuki umpamagara ari kugeza hanga so ubona nawe ukumbuye nawe gukumbuye cyane nshaka kuza nawe dukuri guhobera ukanga okay gutya Rana reka mubwire sibyo ibihe byanjye nawe byaratambutse byararangiye ukanya urimo gushaka kunezeza umukunzi wawe nabona kubyumva neza secret ese ningo gusa nzanga navuga ko urimo gukora icyanga so nawe ukunda Rana waranyanze waragiye nawe ukunda kare waranyanze nanjye ndakwanga waragiye shatse kuvuga ko wanyanze se nawe ndakikunda ariko wari ufite undi muhungu mukunda usigaye mukunda nanjye ufite undi mukobwa dukunda urashaka iki nshaka ko twajya ushaka tugakora kunyuranya n'umuntu nkundana nawe ntabwo mbatera ushaka kunyuranya n'umuntu nkundana nawe nagomba kubyumva neza kandi ntabwo uri buze gukunda si wagenda Emeline mukunda n'umutima wanjye wose ndimo kumva neza mukunda birushije uko nagukundaga yego uko byumvishe nuko nko mbivuze rero ntabwo wigeze nkunda naragukunze n'umutima wanjye wose none ariko byararangiye umutima wanjye wose nawuhaye Emeline ntabwo kumva neza ntabwo wakongera ukankunda se kuba ufite nanjye mufite musijye kungira imodoka ku buryo umwe yicara ku ruhande undi akicara ku ruhande yingira umutima ukuri ibaze ngize gutya nasubirana n'umu ex wanjye numva ibyo bishoboka mbese ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ku bandi bahungu batiha agaciro ni ibintu bisanzwe ku bandi bahungu batiha agaciro ngiye ntabwo nasubirana n'umuntu wamvuyeho andeba yanjye akajya gukundana n'undi muntu ibyakujyanye se bivuga ko bitagihari ese basi buri ntabwo wambwira rero ko nakwitaho kandi ntako nagiraga gusa nyine ni igiki urimo kubura ahandi hantu gituma ugaruka hano ubundi ngira ngo ndebe ko ndi kumwe n'umukobwa wanyuzwe n'ukuntu umeze amfata uko ameze arabyakira arabikunda urumva ntabwo ngiye nshobora gusubirana nawe do you understand me? Do you understand me? Uzunguza umutwe sibyo? Ntabwo nshaka kubyumva. Okay, uzi ko bimwe biza gutuma noneho no kuvugana nawe nzabivanaho
oya ibintu byinshi uko inshuti nabyo bigahita uretse birangira ko ndi kuryama bikananira jya uhamagara umuntu mukundana umubwire yuko byakunaniye agushakire nk'agapenikira utuntu n'utwo ngutwo akubwira utugambo twiza twa tundi wambwiraga yuko nakubwiraga twambwiye ni ukuri kuryama byananiye niyo mpamvu naje kukureba ngo arampamagaye halo yego ndakumva meze neza meze neza ya shiri wanjye nawe nagukumbuye ariko si usuvuye ngaha mu kanya ubwo ndi kumva ndashaka kubona kano kanya ushaka kugaruka kuza kundeba yego ntabwo nabikwangira urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose nta n'undi mukobwa ushobora kugusimbura I love you too. ndagukunda kandi ndabizi shiri wanjye ndabizi rero igihe cyose nkumva mpari ku bwawe nta kibazo Sinzi murebe ntagukumbuye gwini urakoze gukunda sawa uraguma aho ngaho se niwe ubwe bumuze aba ntabwo ari ibingibi mukoze si gutuma umutima wanjye ntabwo ari ibingibi mukoze bana rana ntuzifuze kuzasubira ahantu wavuye uhareba umutwe numva gukingura ntabwo bishoboka naragukundaga byararangiye okay oshiri uraje susha sava nagize umushyitsi utahise agenda se simbizi sheri hano ko ibyo nakubwira ibintu byose mbikoze neza ndatekereza ko atazigera agaruka kundeba nizere ko udasukuye mu nzira n'umuranzi urakoze sheri okay iri gukunda sheri naje kukureba ubwo ugarutse hano gukora iki naje kukureba ubuze abandi bantu icyo kureba se mbere yo kuza kundeba sheri wanyumva naje kukureba hari ikintu nshaka nitwa Chenko please nitwa sheri nitwa Chenko vuga vuba mfite byinshi byo gukora imbere hano naje kugusaba imbabazi nta kindi cyari kikuza naje kugusaba imbabazi ndacyagukunda uribuka neza ibintu nakubwiye urabyibuka nakubwiye ko nashaka kongera kukubona mu maso yanjye uri kubyibuka urimo urabyibuka akunda gukunda kandi musabye imbabazi nanjye sinzi ukuntu byari byagenze urongera kunkoraho nuko nubaye igitsina gore sheri uko umfata gutya nuko nubaye igitsina gore nk'ubu nawe nakabaye nagukanjakanje agaciro sheri waze kumfata gutya nzira mu rugo kugira ngo ujye gukunda abo basore bashaka gukunda sheri mbara ndakwinginze sibyo nibwo ndacyagukunda kandi umbabarire nanjye ntabwo nzi uko byagenze ese mubaze ikintu kimwe sheri wanyumva mubaze ikintu kimwe uransubiza wabakorwa b'iki gihe musigaye musinda ibiki nawe ntabwo nzi icyo ari cyamufashe mu masaha abiri aciye uvuye hano umbwira ngo cyo sheri nawe ntabwo nzi ikintu cyari cyamufashe ndakwinginze nyumva kandi noneho reka mubwize ukuri sibyo ndagukunda pe ntabwo mu masaha abiri yonyine atambutse ibintu byose byaba bihagaze ariko ndi umugabo nzi kwihagararaho niyo byansaho ukwezi kumwe 2 3 imyaka 100 nzarwana nabyo ariko nkwibagirwe oya ndakwinginze imbere wa shitani kazi ndakwinginze
bebe ndakwinginze sibyo nukuri ndacyagukunda kandi ndagukunda cyane sheri wanyumvishe ndekura please bebe wanyumvishe nanjye ibyo nibyo nari ndi kukubwira mu kanya udashaka kumva uri mu birere wigize ingurutsi cyane sibyo nari ndi kukubwira mu kanya sibyo nakubajije sinakubwira ngo ibintu uri kumbwira wabitekerezaho ndakwinginze wansubije ngo ibyo uri kumbwira wabitekerezaho wabifasheho n'umwanzuro bebe wanyumvishe nimbara kabiri nyukubona hano ndagutwika basi nkora iki ndakwinginze mbwira ikintu nkora uzi ikintu cyonyine wakora ukamfasha mva mu bwiresha wanjye uzi ikintu cyonyine wakora ukamfasha mva mu maso uve hano sinzongere kukubona mu maso ntabwo nabona gufite n'ukuri ndakwinginze sheri wambabariye ko basi nyicire hano ariko ugende ndambabaye ndakukubita nukomeza kumfata gutya uva hano ugende nta kintu na kimwe ntakoze mana nta kintu na kimwe ntaguhaye maze ubu nabasha kubona gufite ndakwinginze ni ukuri ndakwinginze ntabwo wabasha kuba utamfite n'ubwirabure nawe ndagufite mbabarira mbabarira udatuma nkora ikintu kibi sheri wakumvishe ko ari satani wari wanteye aho ugenda ugumane na satani wawe bebe wanyumvishe ukumva ko nari ntabwo mbizi gusa byanjemo uburyo gusa ariko ndakwinginze sibyo ni satani wanyoheje ni ukuri ndakwinginze ongera unkunda sibyo ntabwo naba undi muntu umeze nkawe ni ukuri wowe wari wabonye abaye iki ako kanya wari wabonye bigenze gute bebe ndakwinginze wanyumvishe ngaho vana ugende sheri wanze kunyumva